impuhwe z'Imana ntabwo zigereranywa. Ubwo tubangamiwe n'icyaha, yohereje umukiza w'abantu kudukomereza imbere ye tumurangamiye. Shimirwa mwami, mwami shimirwa, mwami shimirwa, mwami shimirwa, wowe udukunda byahebuje, mwami shimirwa. Impuhwe z'Imana ntabwo zigereranywa. Ubwo tubangamiwe n'icyaha, yohereje umukiza w'abantu kudukomereza imbere ye tumurangamiye. Shimirwa mwami, mwami shimirwa, mwami shimirwa, mwami shimirwa, wowe udukunda byahebuje, mwami shimirwa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngize amahirwe nkagwa kuri saa 9 ntekereza gusabira amahoro muri Kongo, by'umwihariko kiriya gice cy'iburasirazuba ahari intambara iri gutwara ubuzima bwa benshi injustement. Mu bitera inzara mu Rwanda iyo ntambara irimo, ndetse n'intambara muri Ukraine n'Uburusiya. Nyagasani uduha amahoro, uturinde intambara. Niyo mpamvu mvuze ishapule impuhwe z'Imana nsabira amahoro, nsaba amahoro. Nta yindi ntwaro mfite uretse kwitabaza Imana. Daimana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'Imana by'umwana wawe ukunda cyane, Umwami wacu Yezu Kristo, ngira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose, amina. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Daimana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'Imana by'umwana wawe ukunda cyane, Umwami wacu Yezu Kristo, ngira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose, amina. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, amina. Erega Nyagasani niringiye impuhwe zawe, ni wowe mizero yanjye, ni wowe bugingo bwanjye, uragashimwa. Gutuye Nyagasani abaturage batuye mu bice bikikije Goma, Bunagana, Kibumba, Rucuru, Masisi ndetse
n'abashorwa muri iyo ntambara injiste. Nyagasani niwo utanga amahoro, niwe ureba ukuntu imiryango iri kubura ababyeyi, abo basirikare bapfa, maze imiryango yabo ikabura abana, abo bari abagabo bakabura ababyeyi bagasigara ari imfubyi. Nyagasani rero abaturage bongeye kwikorera ibipfunyika bahunga, reba abarara rwa ntambi, reba bicwa n'inzara. Intambara twayibayemo turayizi. Nyagasani tanga amahoro muri kariya gace k'ibiyaga bigari, tanga amahoro maze abafite intambara mu biganza bahagarike intambara. Nyagasani tabara. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Imana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'Imana by'umwana wawe ukunda cyane, Mwami wacu Yezu Kristo, ngira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Ugira impuhwe nyinshi, ni wowe watweretse urugero rwo kwerekeza ubuzima bwawe, nibwo tuzaronka impuhwe zawe nyinshi. Tugutuye kandi intambara iri hagati y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya n'abayiri inyuma bose. Nyagasani tabara, utange amahoro. Tabara Nyagasani, utange ihumure, kuko iyo ntambara yabaye urwitwazo rwo gutuma abantu bose basonza. Ibikomoka kuri gaze, ibitanga ingufu byose muri kano gace k'Uburayi turimo birahenze, abantu benshi barahangayitse. Byose ni ukugira ngo amafaranga ashorwa mu ntambara zidafite ibisobanuro zibeho. Nyagasani duha amahoro, niwe twiringiye. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Imana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'Imana by'umwana wawe ukunda cyane, Mwami wacu Yezu Kristo, ngira ngo mwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Yezu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje unyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Wanyiyeretse Yezu mu mibabaro yawe, unyiyereka ko umusaraba niwo ku rupfu wapfuye, menya ko unyeretse ko waguzwe amaraso yawe,
menya kunyeretse ko naguzwa amaraso yawe. Yesu mwiza uhorana impuhwe, wowe wagumye kumpamagara nkakuninira, none impuhwe zawe zirankomanze, none ndaje nyihera ingabire zawe, nkora ugushaka kwawe. Tugutuye ababyeyi, tugutuye abarwayi bari muri kariya gace karimo intambara nyagasani. Ubuse bajya kwivuza bate? Ubuse abafite indwara koronike batungwaga n'imiti nk'iya diyabete na hypertension bari kubaho bate? Ubuse abajyaga guca inshuro bakarya ari uko baciye inshuro buri munsi bari kubaho bate? Abo bose bari kwicwa n'inzara, abo bose bari gupfa kubera intambara injiste, kubera intambara idafite impamvu ifatika uretse ubukungu buri munsi y'ubutaka bwa Kongo. Nyagasani tabara ibyo bihugu byihishe inyuma y'iyo ntambara. Nyagasani ubahe kuzirikana ko igihe cyo kunamura icumu cyageze. Turinda intambara, rinda abawe Nyagasani, turategetse kandi twiringiye impuhwe zawe. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi ugirire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, tugirire impuhwe. Yezu wacu, tubarire ibyaha byacu kandi uturinde umuriro w'iteka. Igire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabare roho zo mu purigatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Mpuhwe z'Imana, wowe yobera rijimije ry'ubutatu butagatifu, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe waremye roho zo mu ijuru, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe utuvana mu busa ukadushyira mu buzima, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe ugenzura isi n'ikirere, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe uduha ubuzima bw'iteka, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe uturinda ibihano twari dukwiye, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe udukura mu makuba duterwa n'icyaha, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe wasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe uva mu mutima mutagatifu wa Kristo, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe ugaragarira muri kiliziya y'isi yose, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe uboneka mu masakaramentu matagatifu, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe usohotse kandi urusendereye mu isakaramentu rya batisimu n'iry'imbabazi, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe utagira urugero mu isakaramentu ry'ubusaserdoti n'iry'ukarisitiya, turakwiringiye. Mpuhwe z'Imana, wowe uduhamagarira ukwemera gutagatifu, turakwiringiye.
impuhwe z'Imana uwo tuma intungane zitagatifuza turakwiringiye. Impuhwe z'Imana uwo utagatifuza imitima yuje umurava turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we mizero y'abarwayi n'imbabare turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we muhoza w'imitima ifite intimba turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we mizero y'abihebye turakwiringiye. Impuhwe z'Imana uwo duhora iruhande turakwiringiye. Impuhwe z'Imana uwo tumenyesha ingabire zawe turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we mahoro y'abasamba turakwiringiye. Impuhwe z'Imana uwo turinda umuriro w'iteka turakwiringiye. Impuhwe z'Imana wowe woroheza roho zo muri purigatori turakwiringiye. Impuhwe z'Imana wowe bwiza buhimbaza abatagatifu bose turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we banga ridahezwa ry'ukwemera turakwiringiye. Impuhwe z'Imana we soko idakama y'ibitangaza turakwiringiye. Imana inyampuhwe kandi nyiribambe itinda kurakara kandi ikagira urugwiro, niyo mpamvu nzari mu za Nyagasani ubuziraherezo. Dusabe. Nyagasani Imana wogire impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira, turebana ubwuzu mo twongeramo ibikorwa by'impuhwe zawe. Turinde kwiheba kabone ubwo twamagorwa akabije, ahubwo duhane gushaka kwawe gutagatifu ko rukundo n'impuhwe tubigiranye ukwizera kuduhema kwiyongera. Tubisabye ku bwa Nyagasani Yezu Kristu umwami w'impuhwe, ufatanya nawe na Roho Mutagatifu kutugaragariza mu iteka ryose. Amina. Maraso n'amazi byavutse umutima wa Yezu isoko y'impuhwe atugirira turabiringiye. Maraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu isoko y'impuhwe atugirira turabiringiye. Maraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu isoko y'impuhwe atugirira turabiringiye. Nisunze impuhwe zawe Mana igira ubuntu, we mwiza wenyine rukumbi, nubwo ndi umunyabyago cyane kandi nkagira n'amakosa menshi, nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi w'impuhwe zose kandi ukaba Imana itanga ihumure ryuzuye. Haba mu ijuru ndetse no munsi ntawigeze yumva ko hariho yiringira impuhwe zawe waba waratereranye. Mana nyir'imbabazi, ni wowe wenyine ushobora kunkiza, ntuzigere unsubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe, kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma niyo yaba ari umunyabyaha ukabije. Mukiza mwiza, we wasezeranye ko isi n'ijuru byarimbuka aho kugira ngo roho yiringire impuhwe zawe zibure. Kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwa imbabazi, ihumure n'izindi nema z'urufaya. Amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha kandi abarinda, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Umunsi mwiza, dukomeze tuzirikane isi yose Nyagasani ayiha amahoro.